umuntu wese womboka ajya mu bibi azisanga nta mbaraga yo kubimukiza asigaranye. Ni ukuri, kuko kenshi icyaha gitangira ari urwiganwa kikazarangira uwakiganaga cyigisha abandi. Niyo mpamvu icyaha bagiye gukora kenshi berekwa ishusho y'ibyiza gusa, berekwa ibishashagirana byonyine, nyamara inyuma yaho y'ibyo bishashagirana hari inkota zityaye ziteguye kubatemagura, hari amahwa ashinze n'ibisongo baraza kugwamo. Mwene data, icyaha cyose kigira ingaruka, ariko ikintu kiri gutuma benshi muri iyi minsi bari kubaho bakora icyaha rwose bakavuga ngo bicaho byagaciye, imibereho yanjye nyine ubwo nuko nta kundi, ni icyitwa guharanira. Muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 18 kugera ku 19 Yesu aravuga ati, abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza n'ibindi, iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere. Ese murabyumvise ibi bintu Yesu yagaragaje? Iyo umuntu abayeho atagira umutima umucira urubanza, yisanga yakoze amahano, yisanga yakoze bya bindi nawe areba akifata ku munwa akumirwa. Niyo mpamvu dukwiriye kubaho twiga ijambo ry'Imana kandi turyemera tunasenga. Kubaho wumva ikikubereye cyiza ari cyo wakora ni ikibazo gikomeye, kube bafata imirongo runaka bagomba kujya basubirisha ubabaza impamvu batakigendera muri iryo jambo ry'Imana. Rwose aragusubiza kandi akakwemeza ko ibyo ari gukora ariko kuri. Umutima wiyeguriye ubutunzi bw'isi usigara utagitinya icyaha, kugera naho utakibabazwa n'intimba y'abandi ngo wimike ya ngeso imwe. Twabibonye haruguru ko kwemera gutsindwa n'ikigeragezo kimwe bizaba umuryango mugari wo kwinjira mu bindi bigeragezo. Nuko rero irinde ko watsindwa n'icyaha icyo ari cyo cyose, utazisanga uri gusahisha mu byaha. Yesu ati, icyaha gishobora guhishwa kigahakanywa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti, abo mukorana n'abandi. Umunyacyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru. Ese mwene data, niki gitera umuntu kunanirwa kuzinuka icyaha? Nk'uko twabibonye haruguru, avuga ko yavuye mu businzi, avuga ko yavuye mu busambanyi, avuga ko yavuye mu byaha ibi n'ibi by'ubugome ubwo ari bwo bwose, ariko kubera adafitanye isano na Kristo ari we ugomba kumuha imbaraga, adafite imbaraga mvajuru yakiriye ndetse ngo yiyemeze gucika kuri shebuja w'icyaha, hanyuma ako kanya akongera akagwa agasubira muri bya byaha. Reka mwene data dusoze iki cyigisho kitubwira ngo uburyohe bw'icyaha n'ingaruka zacyo, turebera hamwe icyo umuntu akwiriye gukora. Yesu nashimwe mwene data, dukomeje kubana twigana ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya mwiza w'ingenzi Umwami Yesu yemeye ko twongera kubana twigana ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe turi kumwe hano kukumva no kumvira birakiza, uri kumwe na Danieli. Ni umwanya rero wo kwigana ijambo ry'Imana tugira ngo dukomeze kurondora mu byanditswe byera, turushaho kwagura umubano wacu n'Imana. Kugira ngo umuntu arusheho kwagura umubano we n'Imana, biba bimusaba kwiga ijambo ry'Imana akaryongeraho gusenga. Kwiga ijambo ry'Imana rero mwene data, muri iyi si yuzuye icyaha, muri iyi si yuzuye ibirangaza byinshi, imitego myinshi itandukanye y'umwa Satani, dukeneye guhora imbere y'Imana dusenga, tubana nayo umunsi ku wundi, ariko tukagira ubwenge buturutse mu byanditswe byera, twiga Bibiliya ndetse n'ibitabo byahumetswe n'umwuka w'ubuhanuzi biciye mu bagaragu bayo Imana yatoranije. Mwene data rero tubana hano kukumva no kumvira birakiza, ndagusaba ko uyu mwanya ko wahisemo kubana natwe wakubera uw'umumaro, wakubera uw'ingenzi, ntukubera impfabusa,
ahubwo ijambo ryose tugiye kwigana muri uyu mwanya rize kukugirira umumaro, rize kukubera umwanya wo kongera kwisuzuma, kuko muri iyi si uko bukeye n'uko bwije, aho tunyura mu byo dukora, mu byo dutekereza n'imigambi tugira, ntihaburamo ibicumuro. Ariko iyo tugarutse imbere y'Imana tukiga ijambo ryayo, duhishurirwa uko gukiranirwa twagize, hanyuma tukabona umurongo mwiza wo kubona ugukiranuka nyakuri kuvuye ku Mana. Kuko kenshi irari ry'umuntu rimufasha kwerekeza ku kwihangira gukiranuka, bigatuma ashyiraho ibyifuzo bye by'umubiri, ndetse rwose akabona naho abamba kutizera kwe, hanyuma akihangira kwizera, akishyiraho n'imirongo runaka ahisemo, kuko umuntu ntiyayobora mu byanditswe, hanyuma agafata iyo mirongo ugasanga niyo yubakiyeho gukiranirwa kwe. Ariko mwene data, iyo twiganye neza ijambo ry'Imana uko bikwiriye, tukaryiga kandi twemeye kuyoborwa na Mwuka Wera, duhishurirwa ubunyacyaha bwacu, hanyuma tukerekeza ku murongo mwiza duhawe n'Imana. Wa murongo wacu tukawuvaho, hanyuma tugafata umurongo duhawe n'umukiza wacu dukunda, ndetse akatwereka igikwiriye dukwiriye kugenderamo muri iyi si yuzuye imitego y'icyaha. Mwene data, uyu ni umwanya mwiza rero tugiye gukomeza twigana ibyanditswe byera, ariko icyigisho cy'uyu munsi abantu benshi bashobora kucyumva bakumva kiratangaje, bakumva ni icyigisho wakwibaza impamvu cyiswe gutyo. Uburyohe bw'icyaha n'ingaruka zacyo, uburyohe bw'icyaha n'ingaruka zacyo. Rwose iyo wumvise uburyohe uhita wumva icyo bivuze. Abantu benshi ntabwo nashidikanya nzi neza ko ijambo uburyohe basobanukiwe n'icyo ari cyo. Ijambo uburyohe buri wese ashobora kumva icyo ari cyo, icyaha buri wese arakizi, ingaruka buri wese ni ibintu ashobora guhita yumva. Ariko uyu munsi tugiye kuganira ku cyigisho nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo uburyohe bw'icyaha n'ingaruka zacyo. Mwene data, uyu mwanya nyemerera tubane, kandi ndizera ntashidikanya ko Umwuka Wera aratuyobora, twigane kandi duhishurirwe uburyo bya bindi twigaraguramo bituryoheye birangira ari bya bindi bizajyana umuntu mu kubura ubugingo buhoraho. Bya bindi rwose ukora ukumva uranyuzwe, ya migambi upanga ukagera ku mafaranga menshi wari washakaga, bya bindi ukorera mu rwihisho ukanezerwa. Hishurirwa uyu munsi ko ushobora gusanga ari bya bindi bigiye kukurimbuza, ugatsindwa imbere y'umwami wawe. Ndakwinginga ngo ubane natwe muri uyu mwanya, uhishurirwe ukuri kw'icyo Imana ikwifuzaho, tubane tuzasanganira umwami wacu tudatsinzwe n'urubanza, ndetse tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Satani agira uburiganya bwinshi, agira imitego myinshi, agira imirongo myinshi ashyira imbere y'abantu, ndetse bikarangira na cya cyaha bitaga ko gikomeye gihindutse igikorwa gisanzwe cya buri munsi, biturutse ko umuntu yirengagije kwiga yimbitse ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera rero kugira tubashe kubisobanukirwa, nuko dukwiye kubyiga kandi tugashyiramo imbaraga, ntitwumve akarongo kamwe, ntidusome amajyejuru, ahubwo twige ijambo ry'Imana, ibyo bita gushimikira, nta gucika intege ngo usome akajambo kamwe, usome wumve kamwe umuntu avuze, hanyuma wubakireho ibyifuzo by'umubiri. Ibyifuzo by'umubiri byifuza ibintu Mwuka yanga, nk'uko tubibona hariya mu Bagalati igice cya 5 umurongo wa 16. Umubiri wifuza ibyo Mwuka yanga. Mwuka arakubwira ngo reka iki, ariko umubiri akakubwira ati kiriya rwose ni cyiza, wagera kuri ibi, wakunguka gutya. Ariko iyo usobanukiwe neza n'icyo Umwuka akubwira, urushaho gukora ibyo gukiranuka. Mwene data, turi kumwe muri uyu mwanya, nyemerera muri uyu mwanya twubaha Imana twicishije bugufi, dusenge. Data wa twese,
mwungeri w'ubugingo bwacu, tugushimiye urukundo rwawe utugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye ko urukundo rwawe rukomeza gushakisha uri guhenebera, wa wundi utitaye ku cyo umwifuzaho. Uyu munsi wongera kumukomanga umubwira ati mwana wanjye ndagukunda, va muri ibyo byaha urimo. Mana, turagusabye ngo ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, uhugure imitima yacu, udukure mu by'isi, utwicaze imbere yawe dutuje. Ubwo turasoza iki cyigisho twungutse byinshi kandi tugafata imyanzuro myiza yo kurushaho kubana nawe, tubishimire. Mwami, tugushimiye ko uhora udushaka. Tunejejwe no guhora imbere yawe no kwigishwa nawe, mu izina rya Yesu, amen. Bene data, nshuti, dukomeje kubana kandi twigana ijambo ry'Imana. Uyu munsi nyemerera twegere ibyanditswe byera, tumenye icyo bitubwira. Ibyifuzo by'umuntu, ntabwo sinzi uko nabivuga, ibyifuzo by'umuntu iteka biryoherwa n'icyo kintu Imana ibona ko ari kibi. None se no mu itangiriro naho harabigaragaje rwose. Imana ibwira umuntu uti kiriya giti yari imuhaye cyonyine se? Ahubwo byari byinshi. Ariko iramubwira ngo icyo giti ntuzagikoreho, ntuzarye imbuto zacyo, kuko gupfa uzapfa. Umuntu aranabimenya. Ese abantu bakora ibyaha muri uyu munsi, muri iyi minsi ndetse no mu bihe byashize, ni uko kenshi baba batazi yuko ari icyaha? Oya, abazi rwose ko icyo cyaha agiye gukora ashobora no gupfa. Ariko se kubera iki umuntu akomeza kwisanga yaguye mu cyaha? Ni ukubera iki? Ibyanditswe byera bitubwira ko rwose mu byaha ariho mama yambyariye. Ariko se niba mama yarambyariye mu byaha, mfite uburenganzira bwo gukomeza gukora ibyo byaha? Mwene data, niki wakora kugira ngo uve muri ibyo byaha? Igihe cyose humvikanye ko ikintu cyangwa igikorwa harimo uburyohe, hahita hazamuka amarangamutima y'ibyifuzo by'icyo kintu cyangwa icyo gikorwa. Ese siko bigenda? Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza umuntu kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Itangira igice cya 3 umurongo wa 6. Icyaha, mwene data, ni gutyo cyatangiye. Inzoka yoshya umugore, iramushukashuka, imubwiza akarimi keza, imubwira amagambo ahabanye n'icyo Imana yari yaramubwiye ngo gupfa ntimuzapfa. Iyo uyu mugore azirikana ko Imana itabeshya kandi Imana ijambo ivuze risohora, ntabwo yari akwiriye kumvira icyo inzoka yari ivuze. Ntabwo yari akwiriye kumva ko ubwo bwenge agiye kububonera mu kwica itegeko ry'Imana. Ntabwo kandi yari akwiriye kumva ko icyo gikundiro inzoka yari imubwiye agiye kukibonera mu kwica itegeko Imana yari yaramuhaye. Ikintu abantu benshi bajya bakora ni ugukora icyo Imana yababujije, ni ukwitandukanya n'ijwi ribaburira ngo icyo ni icyaha. Ahubwo kubera ibyifuzo, kubera igikundiro bahishuriwe mu byo bagiye gukora, bakabikora bihumya amaso kugira babashe kugera ku cyo imitima yabo irarikiye. Kuko Satani afite ubucakura bwinshi, aracengera, akanesha kandi akagenzura umuntu, akamenya imbaraga ze nke ziri. Kuko kenshi umuntu ashobora kuba afite n'umugambi muri we wo kwirinda icyaha mu buryo bwo ari bwo bwose, agafata n'imirongo runaka akayishyira, ariko iyo atabaye maso, Satani aba yiteguye rwose adatezuka, agashaka aho uwo muntu acikira intege. Buriya Satani ni umuhanga, kuva kera kose yari mu ijuru, ni umuhanga.
nutamenya ko Satani afite ubwenge ndetse afite n'ubuhanga bwinshi, ntabwo uzasaba imbaraga mvajuru yo kumurwanya, kuko wowe ubwawe ntuzigera ubasha gutsinda umwanzi Satani. Niyo mpamvu dukeneye guhora turi maso, twiga ijambo ry'Imana, dusenga, kuko hariya ikintu cya mbere Eva yakoze ni ukwitandukanya n'Imana, ni ukwitandukanya n'uwo bagombaga gufatanya mu murimo wo gutsinda Satani. Imbaraga zacu bwacu iyo zihuye na bagenzi bacu bahuje ukwizera, bashobora gukeburana cya cyaha ntikibone urwaho, ntikibone aho cyambukira ngo kineshe wa muntu. Muri iyi minsi rero Satani ari gukorana imbaraga. Ese nshuti, waba umaze gusobanukirwa n'aho Satani ashobora kugutegera? Iyo umuntu ataramenya neza aho Satani ashobora kumutegera, biba byoroshye cyane ko yagwa mu cyaha. Birashoboka, kuko niba uriho wumva ko wineshereza iteka ryose, wumva ko hari imbaraga wowe ufite utisunze umwami wawe, rwose biba byoroshye ko Satani ashobora kukugusha mu cyaha. Reka nkubaze nk'iki kibazo: waba umaze kumenya aho ukunda kugwa kenshi? Uyu munsi waguye mu cyaha, ejo wongera ukigwamo, no mu minsi iza rwose biragaragara ko witeguye kukigwamo. Ntabwo biba bikwiriye. Umwanzi wa muntu anyuranya n'Imana idusaba. Ni ibintu byumvikana kandi ushobora kubona uko bwije n'uko bukeye, kuko Imana ibicishije mu ijwi rituje no mu ijambo ryayo igaragariza umuntu ikibi n'icyiza. Ibihabanye n'ibi ni uko umurimbuzi we asanga umuntu amwereka ibimunezeza mu kanya gato, ariko ntabwo Satani ashobora kugwihishurira ingaruka zizaba mu cyaha uri gukora cyangwa mu byifuzo ushyizwe imbere yawe. Nyamara nubwo bimeze bityo, Umwuka Wera ntahwema kubwira umuntu ko icyo ari gutegura, ari gukora, ndetse n'icyo agiye gukora kizamugiraho ingaruka abwirwa muri ako kanya izo arizo zose. Ntabwo Umwuka Wera yicara ngo ariterere iyo, ahubwo umuntu wese ahabwa icyo akwiriye gukurikiza muri uwo mwanya muto cyane, hanyuma amahitamo, kubera ko umuntu yahawe uburenganzira bwo guhitamo icyiza n'ikibi, Umwuka Wera aramureka agategereza ugushaka kwe. Ese ko agushyize icyiza n'ikibi imbere yawe, uhitamo iki? Icyaha kitarabaho, Adamu yashimishwaga no kugirana umushyikirano usesuye n'umuremyi we, ariko guhera igihe umuntu yitandukanyaga n'Imana bitewe no kuyicumuraho, ikiremwa muntu cyabuze ayo mahirwe y'agahebuzo. Mwene data, aya magambo dusoma mu Ntambara Ikomeye kuri paji ya mbere ni amagambo agaragara mu mibereho y'umuntu umunsi ku wundi. Urukundo umuntu agirana n'umuremyi we, agirana na Yesu Kristo, igihe ahora mu ruhande rwo kwiga ijambo ry'Imana, aririmba indirimbo, asoma ibyanditswe byera, yiga ijambo ry'Imana, ibyo bintu bizamo agatotsi igihe yakoze icyaha kimwe rukumbi. Imana yabonye umuntu akimara gukora icyaha, iramusanga. Nibwo yavugaga ngo, Adamu we, uri he? Imuhamagara yari ikimushakisha, ariko umuntu yari afite isoni zo kugaragara imbere y'Imana nyuma yo gukora icyaha. Icyaha ariko kitarabaho, Adamu yashimishwaga no kugirana umushyikirano usesuye n'umuremyi we, ariko guhera igihe umuntu yitandukanyaga n'Imana bitewe no kwicumuraho, ikiremwa muntu cyabuze ayo mahirwe y'agahebuzo. No muri iyi minsi kenshi tubona agahinda gaherekeza uburyohe bw'icyaha, nk'uko Adamu na Eva byabagendekeye, na n'uyu munsi nibyo bikiriho. Ni benshi bari kwisanga batakigirana umushyikirano n'Umukiza wabo, bakabaho bigunze, bakagendana intimba mu mitima yabo. Mwene data, aya magambo akwiriye kukwinjira mu ntekerezo zawe uyu munsi, ukikomanga
mu bitekerezo byawe ukibaza se umushyikirano nagiranaga n'Imana mu minsi yashize waba warahagaritswe n'iki? Kenshi hari umuntu ushobora kwisanga atakinejejwe no kumva ijambo ry'Imana, atakinejejwe no kwiga ibyanditswe byera, akumva ko ntacyo bitwaye, ahari akibwira ko ari uko yarangije kubyiga. Oya, ntabwo ari uko warangije kubyiga, ahubwo hari impamvu niyo ukwiriye gusuzuma. Ni ukubera icyo utakinezezwa no kugira ahantu wiherera ngo wige ijambo ry'Imana wumve rikuryoheye? Ni ukubera iki utakinezezwa nuko wakwicara ukumva icyo Imana iri kugushakaho, wakwicara ukaganira nayo biciye mu ijambo ryayo? Mwene data, isuzume mu mutima wawe wibaze se nta cyaha naba narakoze cyantandukanije n'umuremyi wanjye? Ni benshi rero mwene data bari kwisanga batakigirana umushyikirano n'umukiza wabo, bakabaho bigunze, bakagendana intimba mu mitima yabo, ariko ntibamenye ko ibyo biri guterwa n'uko ari icyaha kimwe rukumbi bakoze, bakitandukanya n'Imana yabo, ntibabe bakigirana umushyikirano n'umuremyi wabo. No mu mibanire naho niko nuko icyaha gikomeje gutandukanya inshuti n'imiryango, kuko icyaha ntabwo kizaza ngo kibeho gutyo gusa. Muri iyi minsi imiryango iri kujyamo umwijima, imibanire y'abantu, inshuti zakundanaga, abantu babanaga mu buryo bwiza, biri kuzamo agatotsi bitewe n'ingaruka z'icyaha. Iki kimwe rukumbi, ijambo rimwe rukumbi, nicyo cyaha kiri gutuma umwijima winjira mu mibanire y'abantu, ntihabe hakibayeho urukundo hagati y'abantu. Mwene data rero, icyo nakubwira ni ugukanguka, ni ukuba maso umunsi ku wundi, kandi ukanezezwa no kumva rya jwi rikubwira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha, kireke. Kuko iyo ugiye gukora igikorwa icyo ari cyo cyose nk'umuntu ubana n'umuremyi we, amuhishurira ko icyo kiragira ingaruka mbi, hanyuma agafata umwanzuro mbere y'uko ingaruka z'icyo zibaho. Umwijima rero ukurikira uwakoze icyaha uteye ubwoba. Icyaha gikurikirwa n'ikindi uko byamera kose. Ingero ni nyinshi Bibiliya yatweretse. Mwene data, uko byagenda kose, nukora icyaha kimwe uzaba ukinguye amarembo yo kwinjira mu cyaha. Mu ntambara ikomeye niho hagaragaza ko, niho batubwiye ko umuntu utsindwa n'ikigeragezo iki kimwe azaba yiteguye no kugwa mu kigeragezo cya kabiri. Ushobora kwibwira ko wenda bitewe n'ibyifuzo, bitewe n'icyo ugamije kugeraho, n'icyo ushaka, ukavuga ngo reka iki nyikore, hanyuma ubutaha nditeguye ko nazongera gutsindwa n'iki ngiki nkoze. Oya, ko ni ukwibeshya, kuko ukivuga ngo ikireka nyikore kandi uzika ari icyaha, uzika ari kibi imbere y'imibanire yawe na mugenzi wawe, uko byagenda kose icyo kibuhaye umwanya muri wowe kizaba ari inzira nziza ibonetse yo kuzatsindwa n'ikindi kigeragezo. Ni ukuvuga ikigeragezo uhaye umwanya mu mutima wawe, mu mibereho yawe, uko byagenda kose kizakurikirwa n'ikindi mu bihe bikurikira. Mwene data, tugiye nko mu byanditswe byera, Dawidi ubwo yatsindwaga n'icyaha agasambana, ntabwo byarangiriye aho ngaho, yakurikijeho kwica. Imibereho rero imeze gutyo, wenda nubwo ari urugero ruto dufashe, ariko uko byagenda kose icyaha gikozwe gikurikirwa n'ikindi. Niyo mpamvu dukwiriye kwirinda nk'abakristo, abantu ba Yesu Kristo, dushaka kubaho tuyobowe nawe kandi dukora nk'ibyo akunda, ashaka, ashima. Dukwiriye kwera imbuto ze tubiheshejwe nawe, kuko twese turi iki? Dukwiriye kwera imbuto ze tubiheshejwe nawe ubwe, kuko twe ntacyo twakwishoboza. Tugume muri we, amagambo ye agume muri twe, nibwo tuzabasha gukora icyo dushaka cyose kirimo gukiranuka. Mwene data, kandi ingero ni nyinshi z'abantu bari mu marira muri uyu munsi, muri uyu mwanya turi kwigana nawe mwene data, turi guterana muri uyu mwanya. Ushobora kuba ufite ingaruka z'icyaha, ntabwo zishobora kuba
zabura zishobora kuba zihari, ahubwo ubwo icyo ukeneye muri umwanya, niba hari icyaha wakoze muri umwanya ukaba ufite ingaruka zacyo, ukeneye kwakira imbaraga ya Kristo kugira ngo wihane umaramaje, wicishije bugufi, umutima umenetse, wemere icyaha. Imana nuyisanga ibicishije mu mwami Yesu irakubabarira, wongere kugira amahoro yo mu mutima. Niwihana rwose, Imana ni inyembabazi, ni inyarukundo. Inkuru nziza nakubwira nshuti mwene data uyu munsi, Imana ishaka kukwereka intsinzi yaguhesha ayo mahoro yo mu mutima. Ahubwo iribaza ngo uyu muntu wanjye ndamukura he? Iri guhamagara ngo nshuti yanjye uri hehe? Mwene data, ese waba uzi ibyumba mvuga ibyo ari byo? Ibyo bikorwa byawe biguhugije byagutandukanije n'Imana, n'ibyo byumba: ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, kwirwa ku butunzi. Ibyo ni ibyumba biguhugije. Imana yakubuze urihe? Ese waba uri hehe? Ko wahoze uterana nanjye ukandirimbira, ukaririmbira ubwoko bwanjye, ukavugira ubwoko bwanjye, mwene data, iryo jwi ni wowe ribwira. Ese waba witeguye kongera kugaruka kubana n'Imana yawe? Ese birashoboka ko Imana yakubabarira? Ni ukuri wakwibaza uti, nakoze ibibi byinshi rwose, ntabwo nyikwiriye kubarwa mu mubare w'Imana yakwishimira. Birashoboka rwose. Hari igihe umuntu ashobora gukora ibyaha akageraho ubwe yiciraho iteka ati, sinkikwiriye no kwitwa umwana wayo, sinkikwiriye no kumva ijwi rimbwira ngo ndakubabariye. Gutsindwa nk'uko niko Imana yishimira. Umukiza yishimira kubona abantu bifuza guca bugufi, hanyuma bagatera intambwe imwe yo kuvuga ngo ndi hano mwami, hanyuma Yesu akaza akabana nabo. Rya jwi rivuga ngo ndakinguye, ngwino tubane. Niryo umukiza yifuza kugira ngo abane na buri wese. Umwami Imana aragusanga avuga ati, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Muri Matayo igice cya 11:29, Yesu atera intambwe ashakisha buri muntu wese mu byumba no mu nguni no mu mfuruka zitandukanye, areba ko yabona uwo muntu yabuze. Abantu mwihishe hehe? Wihishe mwene data? Wihishe ko Imana yakubuze, ko wahoze wiga ijambo ry'Imana ndetse ukavugira imbere y'ubwoko bwayo, benshi bagafashwa bakava mu byaha? Wihishe he? Niko ijwi ry'Uwiteka rikubwira uyu munsi. Wihishe hehe? Urihe ko Yesu ari gutera ibirenge, yakandagira wakumva ikirenge cye yakandagiye ugahunga? Ni iki wamucumuyeho kituma ugira ubwoba bwo kongera kubana nawe? Uyu mwanya urahamagarirwa kumwigiraho, kuko ni umugwaneza kandi aroroheje mu mutima. Utera ikirenge muke ntabwo azayoba ngo akore icyaha. Umuntu wemera gutera ikirenge mu cya Yesu hanyuma akemera kubana nawe umunsi ku wundi, uwo nguwo ntago azigera yaba. Utera ikirenge muke ntago azayoba ngo akore icyaha, kuko tubyumva uko bwije nuko bukeye mu ijwi rya Mwuka Wera atubwira ngo icyo gikwiriye nicyo ukwiriye gukora. Icyo gikwiriye nicyo ukwiriye gukora. Uwo mugambi ukwiriye niwo ukwiriye gukora. Emera kumva rya jwi rikubwira ngo kireke, nta mumaro kigufitiye, nicyo kukurimbuza. Mwene data, nugenza gutyo uzaba ubayeho unejeje umwuka w'Imana uri muri wowe. Mwene data, ndakurarika ngo uyu munsi iki cyigisho turi kwigana ntikirangire imfabusa, ahubwo kirangire ufashe umwanzuro wo kugirana umubano usesuye n'umwami wawe. Dore yaragushatse arakubura, arashakisha mu nguni zose, yewe ameze nk'umuntu wataye igiceri. Ari no gushaka munsi y'intebe, agashaka hose no munsi y'ameza. Wenda si gutyo bimeze mu mibereho, ariko
ibaze ikintu kiguhugije gitumye Imana itakikubona mu mibanire yawe n'Imana. Wavuze byinshi, ushimisha benshi mu by'ijambo ry'Imana, yewe uririmba byinshi byiza cyane byafashije benshi, ariko se urihe? Uwiteka araguhamagara none nk'uko yahamagaraga Adamu ati, Adamu urihe? Uburyo bw'icyaha wagize mu minsi ishize bwari buhagije, ariko uyu munsi shyiraho akadomo hanyuma ubihirwe n'icyo cyaha. Ese uwo ninde uvuga atya? Ni umwami w'ijuru, umwami w'icyubahiro. Yifuza ko ibyo utekereza mu bya mwuka byabonezwa bikakurwamo guhuzagurika no kwangirika bizanwa n'icyaha. Umwami w'ijuru n'isi ashaka ko habaho kugira imibereho mishya urushaho uko bwije n'uko bukeye. Nta wundi wo kwisunga keretse gusanga Umukiza witangiye kugukura mu buhanyi bw'icyaha. Nta wundi wakwisunga uretse gusanga Umukiza wenyine, wa wundi wemeye gukubitwa, wemeye kubambwa, wemeye gupfa kugira ngo agukure mu buhanya bw'icyaha. Ese uzarinda urimbuka uzize kutumva? Wumvise byinshi, bimwe waranabivuze uhamya ko ari ukuri, ariko uyu munsi uri gukora ibinyuranye n'ukuri wemeje nawe imbere y'abantu. Ndakurarika ngo uyu munsi iki cyigisho kize kugukura hamwe kigushyira ahandi, kigukure mu bibi uhugiyemo uyu munsi, kigushyire mu byo gukiranuka. Nyuma yo kwemera kuyoborwa na Kristo, ntabwo hazaba hakiriho kuyobagurika, ahubwo hazabaho gushikama no gukomeza abandi. Iyaba uyu munsi wagaruka gukongera ukaba wa wundi utagihuzagurika, wa wundi utacyumva ijambo rivuzwe ryose ngo ayoborwe naryo, ahubwo yarahisemo umwe wo akamubera umuyobozi ari we Yesu Kristo, guhuzagurika bikarangira. Hari benshi bari mu rujijo rwo kutamenya umuyobozi wabo. Ndaguhamagara uyu munsi ngo uyoboke umuyobozi w'ukuri, Yesu Kristo. Kumva no kumvira birakiza. Kumva no kumvira birakiza ni umurongo turi kumwe mwese muri uyu mwanya twigana ijambo ry'Imana. Kumva no kumvira impamvu yashyizweho ni ukugira ngo rya jambo twumva umunsi ku wundi, rya rindi duhishurirwa, imitima yacu igashenjagurika ikamenagurika, ntiribe amasigara cyicaro, ntirisigare muri bya byumba twaryumviyemo, ntirisigare hahandi twaryumviye, ahubwo turyumvire kugira ngo tuzabashe gukira. Mwene data, icyama rero uyu munsi nawe ugahitamo kumva no kumvira, kugira uzakira akaga gategereje abanzi b'Imana. Abaremerejwe n'ibyaha bose barabwirwa bati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iryo jwi nta rindi ryuvuga gutyo. Bantu muremerejwe n'icyaha, muremerejwe nuko mwacumuye ku muremyi wanyu, muremerejwe nuko mutagifite n'uburyo bwo kuba mwapfukama ngo muvuge ijambo na rimwe, mutagishoboye kubikora, uyu munsi murabwirwa ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ishusho y'ibyiza umwanzi agushyira imbere, uzamenya ibizakurikira ibyo binezeza igihe wemera kuyoborwa n'icyo indorerwamo y'Imana ikwereka. Mwene data, icyama ukaba warahisemo kugendana indorerwamo y'Imana. Iyo tuvuze indorerwamo mu byanditswe byera, tuba tuvuga amategeko y'Imana, amategeko 10 y'Imana adahinduka, atavaho akadomo ngo agire uko ashobora kugorekwa hashingiwe ku byifuzo by'umuntu. Hari umuntu ubona itegeko akumva ko ryakabaye rimeze gutya kugira rigire inyoroshyo, ryorohereze bamwe kugira ibyo bakora, ariko indorerwamo y'Imana ariyo mategeko ashobora kukuyobora rwose ntuyobe, ukemera kugendera muri uwo murongo rwose
ntugire ikibi ukora cyagutandukanya n'Imana kugera aho unanirwa no kuvuga ijambo rimwe rivuga ngo data wa twese. Mwene data, kuguka ubane n'umukiza wawe, ubane n'Imana yawe umunsi ku wundi, hahandi wahoze niba utaranahigeze, ariko uyu munsi ijwi rirakubwira ngo urihe wowe wakoze ibyaha unezezwa nabyo, urihe. Iyo tuvuze kuri ibi ngibi ku bantu bahoze mu gukiranuka bakaba bari mu gukiranirwa muri ibi bihe, noneho hari n'abavukiye mu gukiranirwa ntibarabona icyitwa icyaha icyo ari cyo, ntabwo bari kubona icyaha ngo ni iki, kuko Satani mu bwenge bwe bwinshi uko bukeye n'uko bwije yagiye afata ishusho y'icyaha arangije ayambika indi sura kugera aho abantu bageze aho bakibona cya cyaha nk'aho ari ubuzima busanzwe, nk'aho ari igikorwa cyo gukiranuka kiri mu mibereho y'umukristo. Ubu rero aho bigeze ni ukwemera kujya mu byanditswe byera ukabyigana ubushishozi, ukabyigana umuhate, ukabyiga nta bunebwe ufite, hanyuma ukamenya icyo umwuka wera agushakaho n'icyo Imana yifuza ko ugomba kugenderamo. Umwami Yesu ari kumwe nawe kugira ngo aho bigukomereye agusobanurire. Bumbura Bibiliya witonze kandi usome neza, uzahishurirwa icyaha icyo ari cyo. Rwose hariho abantu bavutse ababyeyi babo bari mu byaha, bakora ibyaha nk'uko bisanzwe, rwose amaronko yabo akabonekera mu gukora ibyaha. Ese abo bana uribwira ko ukuri bazagukura he? Ni ukuri ubuntu bw'Imana ntabwo bushira, nta nubwo buzigera burekera abo ngabo ko barimbukira mu byaha, ahubwo aho munyura, aho mugenda, n'aka kanya turi kumwe twigana ijambo ry'Imana, niba uri muri abo ngabo hishurirwa ko icyaha cya kindi ukora ushobora gusobanurirwa n'umwuka wera ko icyo uri gukora ari icyaha. Igikwiriye kumvikana rero no gusobanurirwa ku muntu nuko akwiriye kwirengagiza ikimutandukanya n'Imana ye. Imana ifite ubushobozi budashidikanywaho bwo guhishurira umuntu icyaha ko ari icyaha, akava mu cyaha akerekeza mu byo gukiranuka. Iyo hatabayeho kwifata ngo habanze kugenzurwa ingaruka zizabaho nyuma y'ubwo buryohe bw'icyaha, kiba ari ikibazo gikomeye cyane, kizatanga umusaruro kuri uwo muntu ndetse no ku bazamukomokaho, kuko nta muntu uriho kubwe wenyine. Tekereza neza, nubwo icyaha wakoze wihishe, nubwo wagihishe kure cyane uko ushoboye kose, yewe ugatanga n'ibiguzi byinshi ngo kitagaragara, ariko uko byagenda kose nta gushidikanya ingaruka zacyo zizagaragara. Ni ukuvuga ngo rero dushingiye kuri aya magambo twumvise, nta muntu ushobora kwibwira ko icyaha yakoze kitazagira ingaruka, niyo ingaruka zitagaragarira abantu muri uyu mwanya. Ariko ubwo Yesu azamanuka ku bicu n'ubwiza bwinshi, icyaha cya buri muntu wese kikajya ahabona, nta muntu uzigera ahagarara ashikamye ngo ndi mukuri, ahubwo buri wese azatsindwa kandi avuge ko ukuri yirengagije uyu munsi kurimo kumuciraho iteka. Niyo mpamvu niba hari ukuri wahishuriwe, ukuri wamenye, kwa kundi wishaka uburyo ukwizera kwawe ukubamba, hanyuma gushidikanya kwawe ngo uguhe umurongo ngo ukomeze ugire imibereho yo gukiranirwa, ukomeze ugire imibereho y'ibyifuzo by'irari ryawe. Hari abantu bashaka gushimisha imitima yabo bakora ibyaha uko bishakiye, kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha,
nk'uko twabibonye mu itangiriro. Adamu na Eva banga kumvira Imana, bakora icyaha, barenga ku itegeko yari yarabahaye. No mu Baroma Pawulo yabigarutse yandikira Abaroma mu gice cya 5 umurongo wa 19 ko ati nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha. Ibi bisobanutse neza ko nta muntu uriho kubwe, ahubwo abantu bose bakwiriye kubaho imibereho ishobora gutanga umurage mwiza. Ibi bintu biteye agahinda kubera ko ikosa rimwe gusa rikozwe rishobora kwangiza igisekuru cya muntu cyose. Ibi ni ukuri. Ubugambanyi kenshi, ubujura no kuriganya, ubusambanyi wakwinezezamo bwose, n'ubwicanyi n'ikindi cyaha icyo ari cyo cyose. Ibi byose mwene data hakwiriye kuzirikana ko ari umunezero w'akanya gato, kandi ko ingaruka izaba iyo kukubuza amahoro yo mu mutima no gutandukanya n'abandi, cyane cyane no gucana umubano wimbitse n'umuremyi wawe. Kuko uko ibi byaha bigenda byimikwa mu mibereho ya muntu, uretse no kuba byamutandukanya n'Imana ye, agasigara ari wa muntu w'igihararumbu yumva ko gukora icyaha ndetse akabishakira n'inyito ngo ni ukwinezeza, ni ukubaho mu munezero ukwiriye, ngo nta myaka runaka mfite imbere yanjye, ngo n'ubundi amaherezo y'umuntu wese ni ugupfa. Ariko se ni iyihe sura uri gusiga kuri iyi si? Ni iki n'uwe murage uri gutanga mu bagukomokaho? Amateka aduhishurira itangira rya muntu ko ryari ryiza, akatwereka ko yari ameze neza cyane mbere yo gucumura. Mu gitabo cy'Itangiriro handitswe ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Itangiriro umurongo wa mbere, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Imana ubwayo yaravuze iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Tekereza umuntu usa n'Imana, umuntu usa n'Imana kugeraho ahindana agahinduka utakwifuzwa, yewe akaba atakwifuzwa n'umuntu w'ubwe wundi. Birababaje cyane, kandi ni ikibazo gikomeye giteye n'agahinda. Gusa nuko abenshi bakora icyaha bazi neza ko icyo cyaha ari icyaha, babiterwa no kutanyurwa. Nta kenshi umuntu ashobora kuba hari ibintu abona ku rugero ariho, ariko kubera ibyifuzo byo kugera kuri ibi, kuva kuri urwego kugera kuri ibi, kugira se n'uyu, kugira mere nka kanaka, ibyo bikarangira byose n'ibindi byose umutima urarikira, byose bikamwerekeza ku kubaho mu mibereho yo kutanyurwa, bikamutandukanya n'Imana ye, bikamutandukanya n'umubano mwiza yakagiranye n'Imana. Kamere ya muntu rwose ikaza igahindana, igahinduka nk'iya Yuda. Amateka ye arahambaye, yagaragaje ko akunze Umukiza, ariko yari akunze n'ubutunzi. Kwirundumurira mu cyaha byamuteye kwikururira ibigeragezo bya Satani. Ingeso mbi zarangwaga mu mico ye zageze aho zisigara zimwitegekera. Yeguriye intekerezo ze gutegekwa n'imbaraga z'umwijima, akarakazwa n'uko bamucyashye kubera ibyaha bye. Bityo ibyo bimugeza ku gukora icyaha cy'ubugome cyo kugambanira umwigisha we. Uko rero niko abagundira ibibi kandi bavuga ko ari intungane, banga abababuza amahoro, bacira iteka imigenzereze yabo y'icyaha. Iyo babonye uburyo, nabo bagambanira abashatse kubereka ibyiza bari bakwiriye gukora nk'uko Yuda yabigenje. Intambara ikomeye, paji ya 42. Mwene data, ntabwo imbaraga ya Satani yakoreye muri Yuda uyu munsi yashize. Uyu munsi irakora, irahara, ahubwo ubu ngubu yagize icyitwa experience. Buriya uko
umuntu agenda akora ikintu katujye mu mibereho ya muntu arushaho kugira ubunararibonye. Niba Satani hari uburyo yakoresheje kugira Yuda ageraho agambanira umwami we, utekereza ute muri iyi minsi Satani niba hari n'ahantu yagiye abona bitagenda neza? Urabizi ko niba hari igikorwa ukora mu mwaka umwe kikagenda nabi, undi mwaka ushaka uko wakivugura ngo kizagende neza, ese wibwira ko ubwo buryo Satani watabuzi? Niyo mpamvu muri iyi minsi bikomeye, ahubwo umuntu akwiriye kurushaho kugira imbaraga ituruka kuri Kristo Yesu. Akwiriye kurushaho kunoza umubano. Urusengero ruri kubamo amacakubiri, ruri kubamo ibyaha bitandukanye biturutse ku kwimura no kutigira ku byabaye. Rwose nk'uko bivuzwe hano muri aya magambo tubonye mu ntambara ikomeye kuri paji ya 42, kugundira icyaha ugakomeza kugikora kandi ugakomeza no kwiyita intungane. Wumva ukuntu biteye agahinda umuntu agakora icyaha akaba azi ko ari n'icyaha, aho bitereye agahinda, hanyuma agakomeza kwitwa intungane. Ese amaherezo y'uwo muntu bizagenda bite? Bizagenda bite? Kizakurikiraho ni ukugambanira ba bandi bababwira amagambo baciraho urubanza. Mwene data, huguka, wemere icyaha, wemere gutsindwa, wemere gukora ibyo Imana ishaka, hanyuma ugendere mu murongo Imana ikwifuzaho. Muri iki gihe isi yuzuye guhakana Imana. Ahantu hafi ya hose abantu benshi bari gukora ibyaha, bakica amategeko nkana kubera kwitandukanya n'umuyobozi wabo. Bifuza gukeza abami babiri kugeraho bisanga wabagereranya nka Ananiya na Safira. Barirengagiza ko kubana na Yesu bidusaba gusiga byose. Aya magambo buri wese akwiriye kuyagira ye, kuko iyo havuzwe umubano wacu n'Imana, abantu benshi bumva ko bashobora kubaho rwose bagakora ibyiza, bagafasha imfubyi, bagafasha abababaye, ariko bagera no mu kwiba bakiba, bagera no mu kugambana bakagambana, bagera rwose no mu kuvuga Yesu naho bakavuga Yesu, bagera rwose no mu kubwira abantu ngo rwose ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, nabyo rwose bakumva babivuga. Ese mwene data, muri iki gihe isi ko yuzuye guhakana Imana ahantu hose, uragendera mu we murongo? Hitamo kugendera ku mwami wawe Yesu Kristo akuyobore. Ureke gufata impu zombi, ureke kuba nka Ananiya na Safira bakunze ubutunzi kandi bakunda no gukorana n'intumwa. Intumwa ziravuga ngo rero buri wese akwiye kugira uruhare muri uyu murimo. Ananiya na Safira ati ni byiza rwose gusangirira hamwe, ni byiza, ariko nanone baravuga ngo ibi se twakozeho bikeya tukagira gute? Tukagira ibyo twisigaranira. Bagerageza kubeshya abantu Imana yatumye. Icyakurikiyeho nuko umwe yapfuye akurikira undi. Mwene data rero, kubana na Yesu Kristo bidusaba gusiga byose. Nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigisha wanjye. Yesu niko avuga. Ubundi iyo tuvuze gusiga byose ni iki? Hari abantu hano iri somo baritwara mu murongo utariho. Ndabona abantu bari gusiga abana babo, bari gusiga abafasha babo bashakanye, ngo ubwo ni ugusiga byose. Bakajya mu misozi ngo ubwo basize byose rwose. Ntibibwire ko bakwiriye guhera aho mu miryango yabo bakaburira abo bari kumwe nabo. Bakwiriye guhera aho ngaho bakitandukanya n'ibyaha birirwamo, n'ibyaha bakoraga, ahubwo bagahera aho ngaho bakora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo gusiga byose ni ugusiga ya kamere y'ubunyacyaha n'ibyifuzo by'irari ry'umubiri, nk'uko tubibona hari mu Bagalati igice cya 5 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 24. Hakabaho kwakira impinduka iturutse ku kumva ijambo ry'Imana, hanyuma tukemera kubana n'Imana tuyoborwa na Mwuka, tukirinda gukora icyo
umubiri wacu turarikira gukora. Buriya umubiri ukunda ibyo mwuka yanga. Niyo mpamvu Pawulo we yavuze ati mujya gukora ibyiza, ibibi bikabatanga imbere, kubera ko imibiri ikunda ibyo mwuka yanga. Mu Bagalatiya aho ngaho igice cya 5 umurongo wa 16, dukeneye guhitamo guhora tuyoborwa na mwuka kugira ngo tuzabashe kubaho tudakora icyaha. Uyoborwa na mwuka akora ibyo mwuka ashaka. Mwuka wera niwe wemeza umuntu icyaha, nta wundi ushobora kukimwemeza. Yesu yahishuye ko uwakira umwuka wera akemera kuyoborwa nawe azatsinda kamere ye imutera gukora icyaha. Mwuka wera niwe wemeza umuntu icyaha. Iyo umunyabyaha yemeye imbaraga ya mwuka wera azashobozwa kwihana kandi akangurirwe umumaro wo kumvira ibyo Imana ishaka. Ku munyabyaha wicuza afite inzara n'inyota byo gukiranuka, Mwuka wera amuhishurira umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ni ukuri, iyo umuntu yicishije bugufi akemera kwicisha bugufi, akemera ko nta wundi ushobora kumukiza icyaha uretse umukiza wamubambiwe, abasha kubona iyo mbaraga ndetse ikamukuraho ibyaha, akagira n'iyo mbaraga yo kumutsindishiriza. Urugero rwa Kristo ubwo yari hano ku isi ni igihamya cy'uko gutsinda icyaha cyose bishoboka. Kristo mu buzima bwe hano ku isi yasabaga se buri munsi kugira ngo amwongerere ku buntu akeneye. Yavaga muri uko gusabana n'Imana ajya gukomeza abandi no kubahesha umugisha. Itegereza umwana w'Imana yicishije bugufi asenga asaba se. Ese niba byaragendaga gutyo ku mwana w'Imana, ese twebwe abana b'abantu byari bikwiye kumera bite mwene data turi kumwe muri uyu mwanya? Tekereza umwana w'Imana yicishije bugufi. Ubundi baravuga ngo umwana angana se. Niba ubushobozi bw'umwana buturuka kubo yavutseho, Yesu we yakabaye yumva akomeye ku buryo atagera aho asaba. Ariko se twe abantu tuvuga ku bandi, ni ukubera iki tuguma mu mwijima tugakomeza twisinzire tukumva ko ibintu byose twabikora uko dushatse tuticisha bugufi ngo dusabe imbaraga mvajuru yo kudutsindishiriza? Mwene data, hakwiriye kubaho gusaba impano ya mwuka wera, kandi birashoboka tukayibona tukayihabwa. Ni ubuntu, ntawe usaba ngo yimwe imbere ya Yesu Kristo, ahubwo ikintu cyabuze ni kimwe, ni ukugirana umushyikirano n'Imana. Nubwo ari umwana w'Imana, mu gusenga niho ukwizera kwe kwahererwaga imbaraga. Mu gusabana n'ijuru yahererwaga imbaraga zo kurwanya umwanzi no gufasha abantu mu byo bakeneye. Aya magambo tuyasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5, impano ya mwuka wera. Yesu atanga inama mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 agira ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Umurongo wa 29. Mwene data, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mwene data, ahari ikintu kiri kubura mu bantu si ugushidikanya, ni ukutakira Yesu, ni ukutigira kuri Yesu, ni uko rwose abantu batemera kwakira Yesu muri bo ngo bemere gukingura wa wundi ukomanga. Yesu arakomanga, ese we witeguye kumwakira? Ubwo hari iryo sezerano mwene data, birakwiye ko buri wese wumvise iri jambo uyu munsi azirikana inama y'Umukiza. Nta mbaraga umuntu afite na nke zabasha kumukura
mu buhanya bw'ubunyacyaha, zabasha kumukura mu gukunda amafaranga, zabasha kumukura muri bwa bugambanyi, zabasha kumukura muri bya mazimwe, zabasha kumukura muri kwa kunegurana, zabasha kumukura muri bwa businzi. Nta mbaraga ntanye zabasha kugukura muri kwa kutabasha kwihanganira ikigeragezo kikugezeho, ntazo. Ahubwo ukeneye iki? Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Urarushye nubwo utabizi, uraremerewe nubwo wabuze ubikubwira, uraremerewe. Nta wundi ukwiye gutura uwo mutwaro rero, ni umukiza wawe. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Aya magambo ni meza cyane, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ubwo hari iryo sezerano mwene data, biradukwiriye ko buri munsi twese twumvise ijambo ryayo uyu munsi tuzirikana inama y'umukiza. Nta mbaraga dufite, nta mbaraga mfite, nta nsinzi nanye mfite, nawe nta nsinzi ntanye ufite. Igihe cyose tudahisemo kuba muri Kristo ngo twumve icyo gahunda ye idusaba, ati mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Mbega amagambo Yesu yavuze. Aratubwira ati abarushye n'abaremerewe, nimuze tumusange turaruhuka. Akongera akatubwira ngo bana banjye, bantu mwemeye kunsanga rero, ubwo munsanze mukaba muje mukaba mufashe icyemezo cyo kunsanga, nuko mugume muri njye, amagambo yanjye agume muri mwe. Mwene data, icyama ukemera gusanga Yesu uyu munsi kandi ukumva aya magambo akubwira ngo mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Umuntu utemera kugendana kumvira icyo umuburo w'ijambo ry'Imana rimusaba, ahubwo agahitamo kwiyobora no kuyoborwa cyangwa kuyoboka ibinezeza by'isi, nta kabuza uwo azisanga agengwa na kamere y'ibyo ararikiye. Yesu nanone ati nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Mbega amagambo meza. Mwene data, aya magambo ese uri kuyumvira mu ruhande Yesu ari kuyakubwiramo? Sinjye uvuga, turi kumwe, turi kugendana muri Bibiliya, aho muri Yohani igice cya 15 ariho turambura, turi kubona amagambo ari kutubwira ngo nuko mwene data mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Umuntu utemera kugendana kumvira icyo umuburo w'ijambo ry'Imana rimusaba, ahubwo agahitamo kwiyobora no kuyoboka ibinezeza by'isi, nta kabuza uwo azisanga agengwa na kamere y'ibyo ararikiye. Ese sibyo? Kuko uyu uri muri Yesu ujya gukora icyaha ukibuka ko Yesu icyo atagikora, ukavuga ngo ninyikora se ndabandi muntu ki igihe nahisemo kubana na Yesu. Nuko rero Yesu aratubwira ati nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu. Urugero yabarutanze kandi rwumvikana ku muntu wese wakire Yesu. Niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Abantu rero twumvise wa muburo haruguru utubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Twarangije gusanga Yesu, twasanze Yesu. Niba twamaze gusanga Yesu, aduhaye undi muburo wa kabiri, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Ariko aduhaye undi muburo wa gatatu. Yesu ati nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, ishami ritagumye ku giti. Reka tuve wenda ku muzabibu, hari abantu batari kumva icyo ari cyo. Ishami ntiribasha kwera imbuto, ntago avoka ishami rya avoka ryakwera imbuto ritagumye ku giti cya avoka. Nuko nk'uko mutabibasha
nimutaguma muri njye, ni gutyo bigomba kutugendekera. Uyu muburo ukwiriye kumvikana ku muntu wese rero, nk'uko umuzabibu utabasha kwera imbuto utagumye ku giti ubwacyo, ntabwo natwe nitutaguma muri Kristo Yesu tuzabasha kwera imbuto zikwiriye abihannye. None se ubwo wabyumvise mwene data, dukwiriye kuguma kuri Kristo Yesu. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, ni nako namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Uyu ni Yesu bivuga. Arahamagaye ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Arongera aravuga ati, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Arababurira avuga ati, nuko mwemere ko mutabasha kwera imbuto zo gukiranuka nimutaguma muri njye. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwe niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Niko Yesu avuga. Uwemera kuyoborwa n'ibyiza Imana imuha cyangwa imwereka, uwo niwe uzabasha gutsinda ubukana bw'umwanzi Satani. Kuyoborwa n'ibyiza by'ijuru, uwo niwe uzatsinda ubushukanyi bw'umurimbuzi. Nubwo umutima wifuza gukiranuka kandi hakabaho no gusaba ngo mwami ntumane mu binyoshya byose, hakenewe no kugendera kure y'ibishuko uko byaba bimeze kose. Nukuri ntabwo wasaba ngo rwose mwami uyu munsi undinde impanuka, uyu munsi undinde kugwa mu cyaha iki n'iki, ariko nyamara ugakomeza kugendera mu kwica amategeko agufasha gutsinda icyo kintu icyo ari cyo cyose. Ikintu gikenewe ku muntu nuko igihe asenga asaba Imana ngo ntumpane mu binyoshya, nawe aba akwiye kugendera kure y'ibimwoshya. Dukwiriye kugendera kure y'ibintu bidushuka, dukwiriye kugendera kure ya bya byifuzo byacu. Dukwiriye gushyira hejuru ijwi ryacu tukavuga ngo wacyaha we ndakuretse, wacyaha we sinkikeneye kubana nawe, ndakuzinutswe, aho wageze hose unkoze isoni, ntabwo nkikwiriye gukomeza kubana nawe. Hari abantu rwose bimitse ibyaha mu mitima yabo ku buryo bageze aho bumva kubireka ari ikibazo. Hari ukuntu abantu bakora icyaha kugera aho bumva kureka icyo cyaha ari urwego rukomeye cyane, ku buryo bumva ko baba bahuye n'igisebo gikomeye. Uyu munsi rero mwene data ukeneye gufata icyemezo kiva nko kuri ya ntama idasanzwe rwose ifata imyanzuro idasanzwe, nawe ugafata icyemezo kidasanzwe ndetse gitunguye Satani. Uyu munsi ukamubwira ngo bya bindi byose, bya byaha byose ndabiretse, ntabwo nyiri kumwe nawe. Ukamwerurira rwose ukamubwira ko utakiri kugendana n'imigambi ye yose, ukemera gutandukana na bya byaha byose. Ni byinshi cyane: ubugome, ubugambanyi, hari ibyaha abantu baba bakora, ariko se ko Yesu yavuze ngo ukunde Imana ukunde na mugenzi wawe. Ayo ni amategeko abiri akubiyemo ya mategeko 10 yose, kuko Yesu yarabisobanuye neza. Ariko usanga umuntu ashobora kwibwira ko ayo mategeko yose agendana nayo ari wa muntu umugambanyi, akavuga ngo ntiyica ariko ni umugambanyi, akavuga ngo akunda mugenzi we ariko ni wa wundi w'umuneguranyi. Byinshi cyane, byaha byinshi abantu bakora, ariko ukwiriye guhora ugendana na Mwuka Wera ku buryo ibyo byose ujya kubikora akagukomanga akakubwira ngo icyo ugiye gukora, icyo urimo, icyo uri kuvuga, iyo myitwarire, ibyo bikorwa byose akaguhishurira ko ari icyaha. Nta kundi rero dukeneye kubaho, ni ukubaho dusaba ngo ntuduhane mu bitwoshya, ariko
natwe tukagendera kure y'ibitwoshya ibyo ari byo byose. Kuko nituvuga ngo ntuduhane mu bitwoshya, ariko nyamara tugakomeza kwigendera hejuru ku mpanga, tukirengagiza ko dushobora kuvunagurika, icyo gihe rwose ntabwo bishoboka ko twakiza ubugingo bwacu. Mwene data, ukeneye kwirinda umurongo uwo ari wo wose wakugusha mu cyaha. Ukeneye kugendera kure y'icyaha icyo ari cyo cyose. Nubwo umutima wifuza gukiranuka, kandi hakabaho no gusaba ngo Mwami ntumane mu binyoshya byose, hakenewe no kugendera kure y'ibishuko uko byaba bimeze kose. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, ntawakingurira umwicanyi ngo yinjire iwe, hanyuma yiringire ko ararokoka uwo mwicanyi. Yesu ati, nimwitondera amategeko yanjye, muzaguma muri njye. Mwene data, icyo dukeneye rero ni uko uyu munsi wakwirinda gukingurira uwo mwicanyi ari we Satani, ngo wimike ya ngeso imwe. Twabibonye haruguru ko kwemera gutsindwa n'ikigeragezo kimwe bizaba umuryango mugari wo kwinjira mu bindi bigeragezo. Nuko rero irinde ko watsindwa n'icyaha icyo ari cyo cyose, utazisanga uri gusahisha mu byaha. Yesu ati, nimwitondera amategeko yanjye, muzaguma muri njye. Mwene data, hari ukuntu abantu badashobora kubyumva, bakumva ko amategeko yakuweho, babyita ngo ni umudendezo warabonetse, Yesu ngo yarangije byose. Ariko icyo ukwiriye gusobanukirwa, Yesu ubwe iyo akuraho amategeko, ntabwo yagombaga kutubwira ngo nimwitondera amategeko yanjye ngo muzaguma muri njye. Ntabwo yashoboraga kubivuga, ahubwo kuba yarabitubwiye ni ukugira ngo tumenye ko ya mategeko akiriho kandi ariyo ndorerwamo dufite, ashobora kuduhishurira ibyo dukwiriye gukora byo gukiranuka. Uwitondera amategeko rero niwe uhishura ko yamenye Kristo, kuko na Yesu ubwe hariya muri Yohani igice cya 15 yagaragaje ko ku murongo wa 11 yagaragaje ko nawe yitondeye amategeko ya Data akaguma mu rukundo rwe. Ibyo bibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe. Ni ukuvuga ngo icyo yabivugiye, nta gihe umuntu azaba yica amategeko ngo umunezero wa Kristo ube muri we. Ntabwo bishoboka. Kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ni muri Yohana igice cya 15 uhere ku murongo wa 3 uzamuke ugere ku murongo wa 14. Mwene data wa 12, mwene data, urasabwa kuba mu rukundo rwa Yesu, ukitondera amategeko nk'uko nawe yitondeye amategeko ya Data, akabasha kuguma mu rukundo rwe. Kandi ibi yabitubwire kugira ngo umunezero wacu ube wuzuye, n'umunezero wo kubana na Kristo, wacu muri Kristo ube usese wuzuye. Umuntu wese womboka ajya mu bibi azisanga nta mbaraga yo kubimukiza asigaranye. Ni ukuri, kuko kenshi icyaha gitangira ari urwiganwa, kikazarangira uwakiganaga cyigisha abandi. Niyo mpamvu rero umuntu adakwiriye komboka ava mu cyiza ajya mu kibi, ahubwo omboka uva mu cyaha ujya mu gukora ibyo gukiranuka. Ese mwene data, niki gitera umuntu kunanirwa kuzinuka icyaha? Nk'uko twabibonye haruguru, iteka Satani ahisha ingaruka z'icyaha, akereka ibyiza gusa umuntu ukora icyaha. Abatandukanye na Mwuka Wera ntibashobora guhishurirwa ingaruka zizakurikira icyo cyaha. Niyo mpamvu icyaha bagiye gukora kenshi berekwa ishusho y'ibyiza gusa, berekwa ibishashagirana byonyine. Nyamara inyuma yaho y'ibyo bishashagirana hari inkota zityaye ziteguye kubatemagura, hari amawa ashinze n'ibisongo baraza kugwamo. Mwene data, icyaha cyose kigira ingaruka.
Izi ni impamvu usanga zigaruka kuri benshi zibatera kumva bakunze ibyaha. Impamvu ya mbere, guharanira iterambere. Mwene data, ese we ntuwifuza iterambere? Ntiwifuza ko wava ku igare ukajya kuri moto, wava kuri moto ukajya ku mwene data, nta wifuza ko yava ku modoka akagura ibindi byose bihenze, yava ku ruganda ruciriritse akajya ku ruganda byinshi cyane. Ariko ikintu kiri gutuma benshi muri iyi minsi bari kubaho bakora icyaha rwose, bakavuga ngo bicaho byagaciye, imibereho yanjye nyine ubwo nuko nta kundi, ni icyitwa guharanira iterambere. Kiri ku mwanya wa mbere, guharanira iterambere. Iyo hatabayeho kunyurwa, nta kabuza hazakurikiraho kwimura Imana kugira ngo habeho guharanira ubutunzi bw'iyi si. Nta tegeko ricira umuntu urubanza. Ubu ngubu dufite abantu bagiye mu guharanira iterambere. Ubu ngubu dufite abantu bagiye mu guharanira iterambere, noneho rya jambo ry'Imana rwose banigishaga abandi, bafata imirongo runaka bagomba kujya basubirisha ubabaza impamvu batakigendera muri iryo jambo ry'Imana. Rwose aragusubiza kandi akakwemeza ko ibyo ari gukora ariko kuri. Umutima wiyeguriye ubutunzi bw'isi usigara utagitinya icyaha, kugera naho utakibabazwa n'intimba y'abandi. Umutima wiyeguriye ubutunzi bw'isi usigara utagitinya icyaha, kugera naho utakibabazwa n'intimba y'abandi. Muri Matayo, Yesu yavuze ko abantu nk'abo bashobora kuba mu materaniro bakiga kandi bakumva ijambo ry'Imana, ariko Yesu bene nk'abo batwawe n'iby'isi abagereranya na za mbuto zaguye mu mahwa. Aya magambo ndi kubabwira mwene data, naguteguriye kugira ngo kumva no kumvira bishikame muri wowe. Iyo hatabayeho kunyurwa, kanyagusubiriremo, nta kabuza hazakurikiraho kwimura Imana kugira ngo habeho guharanira ubutunzi bw'iyi si. Nta tegeko ricira umuntu urubanza. Umutima wiyeguriye ubutunzi bw'iyi si usigara utagitinya icyaha, kugera naho utakibabazwa n'intimba y'abandi. Ni benshi cyane, kuko icyaha igikurikiraho ntawe uzatakira wa muntu wiyeguriye ubutunzi, ufite ibyo aharanira mu ntambara y'arwana yo kugera kuri ibi n'ibi, ngo yumve umubabaro we. Rwose yanaguhemukira, yakora ibibi byose ashaka, atitaye ku ngaruka zawe ubwawe, ahubwo yitaye ku butunzi ashaka kugeraho. Mwene data, aba ntabwo ari uko batazi ijambo ry'Imana, ntabwo ari uko bataryumvise, bararizi. Rimwe na rimwe hari igihe usanga ari ba bantu ushobora kujya impaka nabo bakarushaho, ugasanga bakurusha no kurisobanura, bakurusha no kurivuga. Ahangaha Yesu muri Matayo Yesu yavuze ko abantu nk'abo bashobora kuba mu materaniro bakiga kandi bakumva ijambo ry'Imana, ariko Yesu yabagereranije nk'imbuto zaguye mu mahwa. Imbuto zaguye mu mahwa ni za mbuto usanga zimera ariko zikanigwa n'ayo mahwa. Muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 18 kugera ku 19, Yesu aravuga ati, abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa. Abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza n'ibindi, iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere. Ese murabyumvise ibi bintu Yesu yagaragaje? Reka tusome hariya ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 19 muri Mariko igice cya 4. Abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa. Abo nibo bumva ijambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima
biniga iryo jambo ntiryere. Urumva ko nta handi gukiranirwa kubambye, nta handi gukiranirwa kurimo gushorera imizi. Kenshi rwose ni ku butunzi, ni ku butunzi. Abantu rwose bari guharanira iterambere, barabwirwa amahoro, amahoro, amahoro. Yesaya yaravuze ati muravuga amahoro nyamara isi irarimbutse ndetse nta n'amahoro ahari. Muri iyi minsi twabwira abantu ko isi irimbutse, abantu bari guhenebera mu byaha bakibwira ko aribwo bari kugera mu munezero. Indi mpamvu ya kabiri idashidikanywaho ni ukwimura Imana. Ubuhakanamana bureze muri iyi minsi, kugera aho umuntu akubwira ko ibiri muri Bibiliya byose, ibyanditswe byera, uri kumushyira imbere nawe akumva rwose ukabona ko ari ukuri, ariko akakubwira ko ibyo ngibyo ari abantu runaka, igice runaka cy'abantu cyabihimbye kugira ngo babashe kugira uburyo babategeka. Oya, ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana mwene data, riba rikwiriye guhabwa agaciro, riba rikwiriye kumva no kumvirwa. Kuko umuntu ugize ubuhakanamana ashobora kubaho yumva anyuzwe n'imibereho abayeho yo gukora ibyaha no gukora icyo ari cyo cyose umutima urarikiye, ariko ingaruka z'icyaha bitinde butebuke ziragaragara. Iyo umuntu abayeho atagira umutima umucira urubanza, yisanga yakoze amahano, yisanga yakoze bya bindi nawe areba akifata ku munwa akumirwa. Niyo mpamvu dukwiriye kubaho twiga ijambo ry'Imana kandi turyemera tunasenga. Kubaho wumva ikikubereye cyiza ari cyo wakora ni ikibazo gikomeye, kubera ko gucika ku ngeso y'icyaha cyakubase bisaba kwiyemeza no kumva ko ahantu uri hose Imana ariyo muyobozi wawe. Aya magambo nayo naguteguriye kuri impamvu ya kabiri ituma icyaha kidacika mu bantu, kidacika ku muntu, ni ukwimura Imana. Ndakubwira ko rero kubaho wumva ikikubereye cyiza ari cyo wakora ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko gucika ku ngeso y'icyaha cyakubase bisaba kwiyegurira no kumva ko ahantu uri hose Imana ariyo muyobozi wawe. Hakenewe gusobanukirwa ko icyo ukora cyose ibikureba ahihishe cyangwa ku mugaragaro. Gukomeza guhinyura ijwi rikuburira ngo ureke ikibi bizana umwijima wimura Imana, hakabaho gusigara ukora ikintu icyo ari cyo cyose urarikiye. Aya magambo mwene data turi kwigana ijambo ry'Imana uyu munsi, ndagusaba ko wayashyira mu bitekerezo byawe kandi ukayumvira. Kuba wumva ko ikikubereye cyiza icyo ari cyo cyose wagikora ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko gucika ku ngeso y'icyaha cyakubase bisaba kwiyemeza no kumva ko ahantu uri hose Imana ariyo muyobozi wawe. Hakenewe gusobanukirwa ko icyo ukora cyose ibikureba ahihishe cyangwa ku mugaragaro. Gukomeza guhinyura ijwi rikuburira ngo ureke ikibi bizana umwijima wimura Imana, hakabaho gusigara ukora ikintu cyose umutima urarikiye. Gukomeza guhinyura ijwi rikuburira ngo ureke ikibi, ijwi rikuburira ngo ureke icyaha. Uyu munsi ukabyumva mu bigisha, ukabyumva mu ndirimbo, ukabyumva mu ijambo ry'Imana usomye, ariko ugakomeza ukarihinyura. Ikizakurikiraho ni ukuzana umwijima, wa mwijima ukaza ukakubudikira, ugasigara ukora icyo umutima urarikiye. Iyo dusomye hariya mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 24, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye. Kubera ko iyo habayeho kwimura Imana nayo ntikomeza guhangana n'umuntu. Nshuti, zirikana ko umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro,
ariko byose bitwikuruye nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Abamarayika b'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandika ahatabasha kubeshya. Icyaha gishobora guhishwa, kigahakanywa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti, abo mukorana n'abandi. Umunyabyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru. Aya magambo nkubwiye hepfo hano tuyasoma aya mu ntambara ikomeye kuri paje ya 481. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro, ariko byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana irondora umutima wa buri wese. Abamarayika b'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandika ahatabasha kubeshya no gusibangana. Icyaha gishobora guhishwa, kikahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti, abo mukorana n'abandi. Yewe umunyabyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru n'urondora imitima. Mu ntambara ikomeye kuri paje ya 481. Iyi mpamvu ya kabiri rero y'ubuhakanamana imaze gukwira mu mitima y'abantu benshi, kugera aho umuntu ahangara ijambo ry'Imana akaritesha agaciro, akagera ku rwego rwose wa murongo umuntu asoma akikanga, we agasigara yumva ntacyo umubwiye. Mwene data, ingingo ya gatatu cyangwa impamvu ya gatatu igaragaza ko abantu bimuye Imana ndetse bakagera ku rwego rwo kuba batakibasha gutsinda icyaha bimbitse, ni iyi ngiyi: inyigisho zipfuye. Inyigisho zipfuye nayo nti impamvu ituma umuntu kuva mu cyaha bimunanira, kuko hari ukuntu ijambo ry'Imana rigorekwa, umuntu agafata uduce runaka two mu byanditswe byera na Bibiliya, utwo ngutwo tugasigara ari two tugize imirongo migari yo kugira gute, yo kuyobora itorero, yo kuyobora ubwoko bw'Imana. Ugasanga rwose inyigisho zipfuye zibereye benshi umutego wo kubahoza mu byaha bumva ko nta cyaha bakora. Hari benshi uyu munsi bari gukora ibyaha, yewe bamwe bahuye n'ingaruka zabyo, nyamara atari uko babishakaga ko zibageraho, ahubwo babikoze babibwiwe n'abigisha b'ibinyoma ko ari byiza kandi ntacyo bitwaye. Rwose hari ibikorwa byinshi, hari byinshi biri gukorwa, ugasanga biri gukorwa bigakorwa n'abantu bahawe umurongo n'abigisha b'ibinyoma, bahawe umurongo n'abantu bihangiye gukiranirwa. Muri iyi minsi y'imperuka benshi bagowe no kumenya neza ubabwiriza ukuri. Ubuhakanyi buri hose, bari kuvuga Kristo bakamufatanya n'iby'imibiri yabo irarikiye. Bavuga ko bakurikiye umwami wabacunguye, ariko ukabasanga n'udupfunyika tw'imirimo bahozemo, ntago bigeze bitandukanya n'ingeso zabo za kera ngo basige byose nk'uko umukiza wabo yabibasabye, kandi ngo bahinduke bashya muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rigira riti: mubanze kumenya iki? Yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, inyigisho zabo zikaba zishingiye ku by'imitima yabo yifuza kugeraho, ku by'imibiri yabo yifuza kugeraho. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3: mubanze mumenye iki?
yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, kandi uyoboka bene abo bigisha arabwirwa ngo ariko amagambo yamanjwe atarayimana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gusayisha, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 16 n'uwa 22. Uwahisemo umwami akwiriye guhora amuhamya. Ariko se biterwa n'iki? Niki gitera abantu guhora bagwa mu byaha? Wa muntu akaba azi ko nawe ari icyaha. Hari n'igihe usanga umuntu azi ko ari icyaha, yewe n'izo nyigisho akabona barimo kugoreka izo nyigisho, ariko ugasanga ba bantu nabo bakomeje kumuyobya ndetse bakomeje kumutiza umurindi, nubwo kamere y'umuntu wayengamiye ku cyaha, nawe ugasanga azi ukuri ariko agakomeza kugendera muri icyo cyaha. Kuki abitwa ingabo za Kristo basinziriye ntacyo bitayeho? Igisubizo ni uko nta sano nyakuri bafitanye na Kristo, kandi bakaba batakiyoborwa n'umwuka wera. Nta sano nyakuri umuntu aba afitanye na Kristo igihe agikora iby'irari rye rimutegeka. Nta sano nyakuri aba afitanye na Kristo nta nubwo aba akiyoborwa n'umwuka wera igihe agikora iby'irari rimutegeka. Ntabwo bacanye umubano n'icyaha na shebuja wacyo, ntibakizinutswe burundu. Bakeza abami babiri, ntabwo bafashe umugambi wo kurwanya icyaha udatezuka nk'umukiza wabo. Bagaragaza kwera mu kanya gato, akandi kanya bakaba basayisha mu byaha. Avuga ko yavuye mu businzi, avuga ko yavuye mu busambanyi, avuga ko yavuye mu byaha ibi n'ibi by'ubugome ubwo aribwo bwose, ariko kubera adafitanye isano na Kristo ari ugomba kumuha imbaraga, adafite imbaraga mvajuru yakiriye ndetse ngo yiyemeze gucika kuri shebuja w'icyaha, hanyuma ako kanya kongera akagwa agasubira muri bya byaha. Reka mwene data dusoze iki cyigisho kitubwira ngo uburyohe bw'icyaha n'ingaruka zacyo, turebera hamwe icyo umuntu akwiriye gukora kugira ngo atsinde icyaha. Ese ntiwakwibaza ngo iki cyaha gihora kingaragura, ni gute nabasha kugitsinda? Ukwiriye kuzirikana ko isi iriho imeze nk'iyatewe n'icyorezo mu buhumyi bw'abantu. Abantu benshi barahumye, abantu benshi ntabwo bitaye ku kuntu ibyaha birimo kugira ingaruka ku bantu, ntabwo bitaye ku isi iri mu marembera. Matayo igice cya 24 hatwereka ishusho yo mu minsi y'imperuka, ariko abantu ibyo ntabyo bitayeho, barirata amajyambere atangaje. Barakwereka ko isi iri kugera nk'iryoshye kurusha bwa mbere, barerekana ko rwose bari mu ihishurirwa ribageza ku majyambere ahambaye no mu kumurikirwa no mu gihe ibingibi abarinzi bo mu ijuru bo iyo babirebye barabibona, babona isi iri kononekara ndetse iri guhura n'urugomo rukabije. Ibi rero biri guterwa n'uko icyaha ndetse n'ikirere cy'isi yacu cyahindutse nk'inzu yatewe n'icyorezo. Mwene data, isi ikomeje korekwa n'icyaha. Icyaha cyagizwe ikimenyerewe. Aya magambo dusomara muri Témoignage volume ya 2 kuri page ya 424 na 425. Biragaragara ko ubwo umunezero abantu bawirata binezeza mu buryo bwari bwo bwose, ababirebera mu gukiranuka bo barabona ari ibibazo gusa naho abantu bahagaze. Uwahisemo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, uwo aributswa ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwene data,
kugira ngo tubashe gutsinda icyaha nk'uko nabikubwiye. Reka dusoze dusobanukirwa ko tugomba kutishushanya n'ab'iki gihe, tugomba guhinduka tukagira imitima mishya muri Kristo Yesu, kandi nk'uko twabonye haruguru tukaba ishami rya Kristo, tukemera kuguma muri Kristo nawe akaguma muri twe, kandi ntibigume gutyo gusa, ahubwo tukemera amategeko ye, amategeko adutegeka tukayitondera, nk'uko nawe yavuze ati nitondeye ya data nguma mu rukundo rwe. Natwe nitwitondera amategeko ya Kristo tuzaguma mu rukundo rwe. Ese ibyo ni iki byatugezaho? Umunezero wacu uzaba wuzuye, kandi n'umunezero wacu na bagenzi bacu nawo uzaba wuzuye. Mbese inyifato yacu imeze ite muri iyi si? Reka dusoze iki cyigisho kitubwira ngo uburyo bw'icyaha n'ingaruka zacyo, dusoze twibaza ngo inyifato yacu imeze ite muri iyi si? Isi yagoretswe no kunezezwa no gukora icyaha. Umuntu wese, hari n'udakora icyaha bakamubona nk'ikigoryi, bakamubona nk'umuntu utuzuye, ubwo amagambo menshi akavugwa. Ariko mwene data, ndagira ngo tugendane. Ese inyifato yawe hagati y'abatazi Imana imeze ite? Turi mu gihe cyo gutegereza. Niba duhamya ko isi ishaje, twemere kandi twumve ko turi mu gihe cyo gutegereza. Ariko iki gihe ntikigomba gutakazwa mu mikorere idasobanutse. Gutegereza, kuba maso no gukorana umwete bigomba kubumbirwa hamwe. Imibereho yacu ntigomba kurangirira mu mivurungano, mu kwiruka no gukora imishinga y'ibyo muri iyi si. Twirengagiza kwera k'umuntu ku giti cye n'umurimo Imana idusaba. Nubwo tutagomba kuba abanebwe mu mirimo isanzwe, nyamara tugomba kuba abanyamwete cyane dukorera umwami wacu Yesu Kristo. Itabaza ry'umutima wacu rikwiriye guhora riteguwe kandi ryaka, kandi tugahorana amavuta y'ubuntu bw'Imana mu mperezo zacu, kugira ngo nidutungurwa tuzabashe kuba twiteguye, tutabaye nk'aba bakobwa 5 b'abapfu, ahubwo tuzabe ba bakobwa 5 b'abanyabwenge. Hagomba kubaho kwigenzura no kwigengesera mu buryo bwose, kugira ngo hirindwe gucogora mu by'umwuka, kugira turusheho kunoza umubano wacu na Kristo, kandi kugira ngo umunsi w'umwami utazadutungura nk'umujura. Aya magambo tuyasanga mu Bihamya volume ya 5 kuri page 276. Turi mu gihe cyo gutegereza mwene data. Ese utegerezanyije iki? Waba witeguye guhamya Kristo ubwo azahinguka ku bicu, ukahamya ko umuzi kandi umwiteguye udatsinzwe n'urubanza? Turiho mu gihe hatakagombye kubaho ubunebwe bw'iby'umwuka. Tugomba kwiga ijambo ry'Imana, tugashyira imbaraga mu gusenga mu gikorwa cyose turi gukorera muri iyi si. Tugomba kurushaho kumva ko ntacyo twishoboje, ahubwo dukwiriye guhora dusaba imbaraga mvajuru ikabana natwe kugira tubashe gutsinda icyaha. Nta muntu n'umwe uzabasha gutsinda icyaha adasabye imbaraga mvajuru yo kumuyobora ngo agendere ku murongo w'imbaraga mvajuru. Buri mutima ugomba gutembamo amasoko y'ubugingo mvajuru, kugira habashe kuboneka imbaraga yo kumutsindishiriza muri iyi si yuzuye ubuhanya bw'icyaha n'imitego myinshi cyane muri iyi si y'irangira ryayo. Mwene data, turi kumwe muri uyu mwanya, kukumva no kumvira birakiza. Ndagushimira ko umwanya mwiza wose wabonye wawukoresheje neza, ukabasha kumva icyo Imana ikwifuzaho. Abantu batsinzwe mu mitima yabo bamenye ko bakwiriye gufata icyemezo uyu munsi kugira ngo bave mu buryo bw'icyaha, ahubwo bahitemo kubona
mbaraga mvajuru ibabashisha guhora bakiranutse, guhora bategereje, guhora biteguye, bafite amavuta mu mperezo, ku buryo igihe cyose bazaba baka Kristo akabasanga bakiranutse nta mugayo uturangwaho. Ibihamya by'itorero kuri paje y'169 kuri volume ya 8 niho hari amagambo twasomaga haruguru ushobora kuyasanga. Kugeragezwa ntabwo kuzagaragara, ariko wibuke ko ukeneye gufata umwanzuro ugahora wumva umuburo ukubwira ngo ube nk'umwana wumvira. Kuko iyo umuntu ahora yibereyeho nka n'ibindeba ntacyo yitayeho, ikibaye cyose akanyurwa n'ikimunejeje icyo ari cyo cyose, akaba ntibindeba, icyo gihe ntabwo aba ayoborwa na Mwuka Wera. Mwuka Wera avuga yeruye ati mube nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Aya magambo buri wese akwiriye kuyumva. Ntukomeze kugendera mu bantu bashyizeho amagambo y'ibyirari ryabo rishyigikiye. Abantu bajyana bakakubwira ngo ukore icyo ushaka cyose, ngo umwami yarakubambiwe ngo uzajya mu ijuru. Ariko Petero, wa wundi wabanye na Yesu umunsi ku wundi, yandika urwandiko rwe rwa mbere ku gice cya mbere umurongo wa 14, nuko aravuga ati mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Uyu Petero arabizi neza, yigiye ku birenge bya Yesu, yize byinshi rwose, asobanukiwe n'umuntu uko ameze. Umuntu ava mu bibi agasanganira umwami we yarahoze mu bibi, ariko ubwo ageze mu mwami we, nk'uko twabibonye, tukaba tugeze muri Kristo, tugomba kuguma muri we. Ariko ntabwo dukwiriye kwishushanya n'irari twagiraga kera tukiri injiji. None se niba waduhamagaye ari uwera, twebwe murumva tudakwiye kuba abera? Abumvise ibitunganye bose bakwiriye gukora ibitunganye, bikagaragarira abandi ko bamenye soko w'ibikwiriye byose, ari byo byiza kandi bishimwa n'Imana. Mwene data, ngushimye ko ijambo ry'Imana uyu mwanya riduhishukiye. Niba hari naho wari waragoretse kugira ngo ubashe kugera ku mafaranga runaka, ubashe kugera ku gikorwa runaka, ubashe kugera kuri n'ibi byo muri iyi si bigutandukanya n'icyo Imana ikwifuzaho, uyu mwanya ndizera ntashidikanya ko uhishuriwe ukuri kw'icyo Imana ikwifuzaho. Ntabwo ukwiriye gukomeza kwishyiraho imirongo yo kugutsindishiriza werekeza mu gukiranirwa, ahubwo ukwiriye gukomeza kugendera ku cyo Imana igusaba mu ijambo ryayo, hanyuma ukaba ishami rishinze kuri Kristo Yesu, hanyuma ukera imbuto za Yesu Kristo. Mwemere tugume muri Kristo kugira ngo nawe agume muri twe, hanyuma twere imbuto zikwiriye abihannye, kandi dukomeze gukora icyo amategeko ya Kristo adusaba, kugira tugire urukundo ruvuye kuri Kristo n'umunezero wacu ube wuzuye. Mwene data, twari turi kumwe muri iki cyigisho hano Kumva no Kumvira Birakiza. Ndakurarikira ko icyigisho twiganye uyu munsi wagisangiza bagenzi bawe bose ufitiye nimero muri telefone, babandi rwose muhura muganira, ujye ukibana Bluetooth ntacyo bitwaye rwose. Ujye no kuri YouTube ube wakidownloading igihe utagifite muri phone, hanyuma kuri YouTube Kumva no Kumvira Birakiza tujye duhorana twigana ijambo ry'Imana, dukomezanye tube abaragwanwa na Kristo ubugingo buhoraho. Amahoro y'Imana niyo nakwifuriza muri Kristo Yesu. Amena. Mwene data, twicishe bugufi twubaha Imana, dusoze dusenga. Data twese mwungeri w'ubugingo bwacu, Mana idukunda, tugushimiye ko umwanya nk'uyu utwigishije icyo dukwiriye gukora, utwigishije ko dukwiriye kuva mu gukiranirwa tukajya mu gukiranuka, utwigishije ko dukwiriye kugendana nawe, ukaba ari wowe utuyobora kuko twe tutabasha kwiyobora. Turagusaba ngo twumve kandi twumvire icyo twifuzaho, ubwo uzaza tuzabe twiteguye tudatsinzwe n'urubanza. Mu izina rya Yesu,
amena.